Ikaze kuri YouTube channel yacu nkuko bisanzwe najya mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe kandi nza mbahereza update zigiye zitandukanye muri aka kanya nta kindi mbazaniye uretse kubabwira ati urabinyegeza cyangwa se urabanyegeza. Iri jambo ushobora kwibaza ahantu ndikuye. Iri jambo ndikuye ku muhanzi w'icyamamare hano mu gihugu cy'u Rwanda, uwo nta wundi ni umuhanzi Bruce Melodie ukomotse mu gihugu cy'u Burundi, aho yaragiye gutaramirayo akaza kuba yatabwa muri yombi. Gusa muri aka kanya akaba atangarije abakunzi be ko mu minota mikeya agiye kuba yasohora indirimbo bita Urabinyegeza cyangwa se Urabanyegeza. Muri aka kanya sindabasha gusoma iryo jambo neza bitewe n'uburyo yaryanditsemo, nyine namwe murabyumva nimba ari Kirundi nimba ari Kinyarwanda simbizi, ariko yanditse Urabanyegeza cyangwa se Urabanyegeza mu kirimi cy'Ikinyarwanda. Bruce Melodie yanditse kuri Instagram ye ubwo yashyiragaho cover y'indirimbo, arangije ashyiraho ko agiye gusohora true story y'indirimbo y'ibihe yaciyemo ubwo yari ari muri gereza. Iyi ni indirimbo yahise yitegwa n'abantu benshi, kandi abantu benshi bagiye batera comments zigiye zitandukanye bati bitwari tubyiteze, ndetse hari n'uwaje muri comment arandika ati ubundi kereka abanzi bose bagiye babafunga kabisa mwazajya muza mutwihera indirimbo nziza kabisa mutubwira stories z'ukuntu biba bimeze. Ibi kandi si Bruce Melodie bibayeho ngo ave muri gereza aze ahita asohora indirimbo, byagiye biva ku banzi bagiye batandukanye kandi bakaza gakora indirimbo zigahita zikundwa. Kandi ikindi ntago bakundaga gusura ama video bose ni ama audio. Urebye nka Davis yasohoye indirimbo bita Itara, ibi indirimbo ikunzwe cyane abantu benshi barayikunda, ndetse kandi ni nayo nshatse navuga ko ari audio ya mbere mu Rwanda yabashije kwarebwa n'abantu bagera kuri miliyoni, yarebwe n'abantu bagera kuri miliyoni ari audio gusa. Ubwo iyi nayo kandi Davis nayo yaririmbye ari true story, avuga mu buzima yaciyemo muri gereza ndetse niyerekeranye n'ubuzima bwe, mbese ukuntu nuko byari byagenze ibijyanye n'ifungwa rye. Nyuma ya Davis kandi hari uwo bita Kivumbi King yaje aririmba indirimbo Amajoro Ane, ubwo nawe yatabwaga muri yombi akamara iminsi ine muri gereza. Nyuma ya Kivumbi King haje na Ish Kevin, aho yaje aririmba ati Ndi Rasta, na Bruce Melodie nawe aje avuga ati Urabanyegeza. Urumva nyine sinzi uburyo abanyegezamo cyangwa se ubanyegeza uwo ari we, ariko ntekereza ko ari afite impamvu yaririmbye. Ndetse kandi Bruce Melodie yavuze ati kuri caption ye yagize ati iyi ni indirimbo nanditse ubwo nabaga ndi muri jail, nabaga ndi gusenga Imana kabisa. Ntekereza ko ashobora kuba ari indirimbo y'Imana cyangwa se akaba ari indirimbo ari bubabwizemo ukuri kose kujyanye n'ubuzima bwe cyangwa se ibihe yaciyemo, dore ko abenshi twari twatangiye kwiheba tuvuga tuti Bruce Melodie nta kirori agikoze i Burundi, Bruce Melodie agiye kugaruka uko yaje, Bruce Melodie nk'uko yahoze ategura ibirori cyangwa se ibitaramo i Burundi nibicemo n'uyu munsi ariko bimugendekeye. Gusa Bruce Melodie ntabwo ariko byaje kugenda, kubw'Imana yaje kuba yakora igitaramo, ndetse kandi uyu munsi akaba ari bwasesekaye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba ari nabwo yahisemo kuba yasohora iyo ndirimbo avuga ati mukanda bahereza iyo ndirimbo bita Urabanyegeza. Bruce Melodie kandi mbibutse ko akishika ku kibuga cy'indege yakiriwe n'abanyamakuru bagiye batandukanye, agenda amubaza ibibazo bijyanye no kwifungwa rye, arangije aravuga ati ibyo nta kintu ndi bitangazeho, hari abashinzwe kubivugaho, njyewe ibyo ntacyo ndi bubivugeho kabisa. Sinzi nimba yanze kugira icyo abitangazaho mu itangazamakuru akaba agiye kuba yabishyira byose mu ndirimbo, simbizi. Gusa namwe muraza kwikurikirana iyo ndirimbo, dore ko yavuze ko iri busohoke mu minota mikeya igiye kuza. Ikintu ngiye murambibutsa ni ugukora subscribe kuri Stream Jesus Entertainment, ngiye nkazajya murambihera update nk'uko bisanzwe. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Iyi ni Stream Jesus Entertainment.